Ubusobanuro bw'izina Ariella. Ariella ni izina rihabwa abana b'abakobwa riva ku izina Ariyeli. Rino zina Ariyeli dushobora no kurisanga muri Bibiliya nko muri Yesaya ibice 29 umurongo wa mbere haranditse ati yewe Ariyeli Ariyeli we murwa Dawidi yigaruriye, murangize umwaka mufate undi n'iminsi mikuru muyikorera igihe cyayo, ariko amaherezo nzahana Ariyeli izasigara irangwa n'amarira n'imiborogo. Kuri iki gice kandi ku murongo wa 7 naho hakomeza havuga Ariyeli. Siho honyine ahubwo no muri Ezekiyeli ibice 43 umurongo wa 15 naho havuga kuri Ariyeli, kimwe no mu gitabo cya Ezira ibice 8 umurongo wa 16. Nk'uko Bibiliya yari yanditse mu rurimi rw'Abaheburayo, byumvikana yuko Bibiliya isobanura rino zina Ariyeli nk'aho ari Yeruzalemu ubwayo. Rino zina rero Ariyeli riba ku rindi zina ry'Igiheburayo rya Hero risobanura imbuto y'Imana, intumwa y'Imana cyangwa se intare y'Imana. Rino zina rero Ariella ni izina rikunze gukoreshwa n'abakristo cyane kimwe n'abayahudi. Rino zina Ariella ni izina riri gukundwa cyane muri iki kinyejana, aho guhera muri 2000 kugeza muri 2020 ryari izina rikunzwe cyane mu bihugu bikomeye ku isi nka Amerika, Canada, Australia ndetse n'igihugu cya Israel. Dore bimwe mu bintu 10 biranga ba Ariella. Ikintu cya mbere kiranga Ariella ni umuntu ugira umutima w'urukundo cyane wo gufasha abandi. Icya kabiri kiranga Ariella ni umuntu ufite impano karemano nyinshi cyane ku buryo usanga ahantu hose ari aba afite ikintu ashobora kuhahangira. Icya gatatu kiranga Ariella ni umuntu ukunda gukomera ku bintu yemera ku buryo kumugamburuza byakugora cyane. Icya kane kiranga abantu bitwa ba Ariella ni umuntu ufite icyerekezo gikomeye cyane kandi afite n'intumbero zikomeye. Icya gatanu kiranga Ariella ni umuntu uzi kubana n'abandi cyane ku buryo usanga afite inshuti nyinshi. Icya gatandatu kiranga ba Ariella ni umuntu uba uzi kuganira cyane ku buryo usanga abantu benshi babimukundira. Icya karindwi kiranga Ariella ni umuntu umenyera vuba, ari mu bantu batagorwa no kugera ahantu hashya bwa mbere. Icya munani kiranga Ariella ni umuntu ufite umutima ukomeye cyane kandi urangwa no kwihangana. Icya cyenda kiranga Ariella ni umuntu wavukanye impano y'ubuyobozi ku buryo usanga no mu muryango we abantu benshi ari we bagenderaho. Icya 10 kiranga ba Ariella ni umuntu ukunda gusobanukirwa ibintu ku buryo bwagutse. Ikindi kandi bigiramo ubushobozi bwo gufata ibyemezo bikomeye. Amabara ba Ariella bakunze gukunda harimo ubururu ndetse n'ibara ry'umweru kimwe n'umutuku woroheje cyangwa se irozi. Imwe mu myuga ba Ariella bakunze gukunda harimo ubwubatsi, abanyamuziki, abashakashatsi, abavugabutumwa, abarezi cyangwa se abarimu, abatoza, abavuzi cyangwa se abaganga, abanyabugeni, abacuruzi, abayobozi ndetse n'abajyanama. Bamwe mu bantu bamenyekanye cyane kuri rino zina Ariella harimo Ariella Arida, uyu yabaye Miss Universe wo muri Philippines mu mwaka wa 2013. Hari kandi Ariella Ferreira, uyu yamenyekanye cyane mu gukina filime. Hari kandi Ariella Azulay, uyu yamenyekanye mu bwanditsi. Hari kandi Ariella Prince wamenyekanye cyane mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Rero niba witwa Ariella uzi cyangwa uturanye n'umuntu witwa Ariella, mwifurije kugira ibihe byiza. Niba uri mushya hano ntiwibagirwe gukora subscribe. Njye nitwa AIMABLE niyongira, unyemerere duhure ubutaha.